Ndi mwiyerekwa hari saa 9:10 nibwo ubutumwa Imana yabumpaye. Ubu butumwa muri kureba Imana yabumpaye saa 9:10 irambwira mfata ikaramu nandike. Titire iravuze Imana ije guhana ibihano, ije guhana ibihano bikomeye, iko titire yahivuze. Ubutumwa nahawe tariki 27 z'ukwa 7 2026. Cyambere harimo gucika, harimo igihano Imana igiye gutanga cyo gucika ibigitsina ibihe cyangwa nta muntu ugeze amukubita ananiye. Nta uzasome Bibiliya neza. Imana irambwira ngo abantu benshi biringiye ko Imana ngari umugwa neza, Imana irahana kandi irica. Ibyo ujye ubimenya uri kuri isi ya rurema n'uburi no mu kazi. Imana imbwira ibi bintu yambwiye ukuntu abantu ngo yabagiriye neza muri iyi minsi, abantu Imana ikabaha akazi. None yamuha akazi imuhaye nko gucururiza umuntu, akajya agenda akoramo amanyanga mugavura kandi ngo arasenga. Imana ije kuguhana by'umwihariko wa mukobwa we, wa mugore we kuri isi ya rurema. Wanze kugira ukuri ngo gupfana kugendane, ukuri kukubera ukuri. Warasengaga uvuye mu Rwanda wuri indege, ugeze muri Canada, ugeze mu France, ugeze muri Australia, ubu mukofimye ukagera gubeshya adoshega rasi dabone. Kandi mu bihano igiye kuguteza ibisebe bitonyanga minyo. Doba ko lase de contazomene sa Imana ishimwe. Icya gatatu yambwiye ko Imana igiye kohereza amashyira mu bitsina, niko yavuganye nanjye. Ibi ni ibintu bikomeye. Agiye mamagara yarambwiye ngo impaye ibintu bikomeye, irambwira ngo nuvuga ibiryoshye nka bombo nzaguhana by'umwihariko. Ibyo ni ibintu bizwi no mu itorero ryanjye rya Pentecote. Ibyo ni ibintu rwose bazi, ntabwo ari ibintu bashakisha. Kuko Imana yarambwiye ngo nguhaye ibintu bikomeye, kandi bikomeye uzangwa cyane. Nibigudabasinigwa uzangwa cyane, uzakundwa nanjye nyine. Uri umunyabwenge warize, ufite amashuri, ufite dogitoro, ufite masters, ufite lisansi, uri umuhanga, uri n'umuganga ukomeye. Imana ikohereje ibi bihano, niko yavuganye nanjye. Dazako Imana ishimwe. Igihano cya kane irambwira ngo yohereje igihano cyo guhuma amaso. Amaso ukajya kushaka rineti, wazibona n'izikiri ikintu zikora, ugashaka ibinini, ugashaka imiti hambaye. Uri umuganga, uri umushumba, ufite amafaranga, dekorasi le bonne sens, ariko Imana igiye kuguteza amaso kuko wanze gukorera Imana. Ayo maso yakagombye gukorera Imana, ugasoma Bibiliya, ugasoma ijambo ry'Imana. Nicyo kintu Imana yaguhera ayo maso. Imana irambwira ngo nutihana izayanobora. Niko abatinganyi ije guhana abatinganyi b'abagore by'umwihariko. Dagode bosse lego nesisago sante. Abani babatinganyi bafite ibipupe baguze, hanyuma umuntu akaba ari umugore wa mu rugo, yaba afite umugabo yaba atamufite, ugasanga afite igipupe, ariko icyo kintu yaragihishe ku buryo umugabo atamenya uko abigenza. Uwo ni umwuka winjira mu ngo, ari nawo nguri gusenya ingo, niko Imana yambwiye. Adasina wandeba akavuga ngo umugabo bimukorera nabi, arashaka ko noneho kubyikorera we akumva ko bigeze aho bigera. Imana nishimwe. Kandi Imana irambwira ngo uje guhana abantu bari gusambanya inka, akajya kuragira inka, ayiragiye ayishoye, yavuze ko agiye kuragira inka ari ahepfo akayisambanya. Dabako arasi dago sansone akayurira Imana cyangwa akayifatira mu kiraro. Imana anyerekaga umuntu ayifatiye mu kiraro akayisambanya. Imana irambwira ngo uje kugutasoke ko uje kuguhana by'umwihariko. Desine entre besine agode wote contazomene sa Imana ishimwe. Irambwira ngo ije guhana abo bantu, kandi irambwira ngo amen abo bantu ije kuba desine anaye konta, ije kubahana by'umwihariko. Nimwe mutuma insengero zifungwa, muba mu nsengero ugasanga muri abatinganyi, muri abasambanyi, muri abarozi, muri abapfumu, muri abagambanyi, muraterekera, nta rukundo mugira, amoko abarimo. Imana ije kubaha nk'uwe amabyi, niko yavuganye. Bite ndetse yanyeretse n'umuntu umwe, umushumba umwe ntavuze izina kandi nzahayobora, irambwira ngo ije kumutwara abana be, kubera ko yanje kurekura ubwoko bw'Imana ngo butambuke. Wowe Farao wanze kurekura ubwoko bw'Imana ngo butambuke, uranga ko abavuga ukuri batambuka ngo bavuga ukuri, ugashaka ibiryoshye nka bombo ngo ari byo bavuga kugira ngo uhembwe ayo mafaranga. Uzahembwa iminsi ngahe? Kwije kuguhera nk'uwe amabyi. Desine kwa nasi d'abord enceinte, niko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo wowe wa mushumba wa mupasteri we wagiye kugira ngo Imana igukoreshe, nurangiza uharura inzira, ureka abakoko bw'Imana butambuke, buvuga ubutumwa kandi buvuga ukuri. Turagushimenya kubyara abahungu n'abakobwa uri Mesiya.
uri Imana idahindagurika nk'abana b'abantu. Abantu bo bajya baduhinduka, ariko turagushimiye kubera ko udahinduka kandi utarya ruswa. Niyo mpamvu tuvuze ngo himbazwa. Uri umugabo udasaza witwa Imana. Turagushimiye wa mubyeyi we wari mu kirere, urema abantu batuye isi bose kandi ubaremera igihe ushakiye. Daserebon ubarema umunsi umwe. Ijambo ryawe igice cya mbere itangiriro ritubwira ukuntu waremye umuntu, wabanje kurema isi, urangije ngo urema umugabo agendamo wenyine, ariko ngo urabireba ubyitegereje ubona kuyimufasha. Dushingiye kuri ibyo turasenzera, turavuze ngo uri mwiza. Natwe dutangiye kuvuga ubutumwa bwawe waduhaye Dezemone Konta, kugira ngo abantu babashe kumva no kumvira, bagubwe neza, bagarukiraho. Urakoze nyakubyara abahungu n'abakobwa, habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, kuko uri Mesiya Dwazebe da Santo Dabo Adoki na Imbota Yagenesa. Turagushimiye nyakubyara, habwa icyubahiro rero, turagupopeye kuko uri mu ijuru, wa cyubahiro n'icyo mu isi no mu ijuru. Urakoze nyakubyara. Amen. Imana nishimwe kandi Yesu natugirire neza. Turatangira dusoma ijambo ry'Imana muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya mbere 16:19, 16:19, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya mbibutse kari mu bahanuzi bakuru. Imana nishimwe. Igice cya mbere 16:19 aravuze ngo mwiyuhagire. Gitira iravuze ngo abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Haravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukure bya byo imirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi mwige gukora neza. Mwige gukora neza, mushaka imanza zitabera, murenganura abarengana, mucine imfubyi urubanza. Nimuze tujye inama ni Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sherege, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwa bw'intama bwera. 19 nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Twakira ijambo rya nyiri ijambo. Uyu ni Yesaya mu bahanuzi bakuru, ari mu bahanuzi banagendanye n'Imana. Bura Yesaya na Yeremiya bari mu bahanuzi bakunze kugendana n'Imana cyane. Mbibutse ko hari abantu bazicarana n'Imana bakicarana neza, hari n'abazicara inyuma gato. Hari abantu bakoreye Imana bagera ku rwego bazicarana n'Imana dose gadevasari, bagira ibintu bahara. Kwicarana n'Imana no kugira ibintu hara, uhari ibintu banzura ukaba hari ibintu byo mu isi. Imana ishimwe ugahara ubuzima ukamera nk'uwapfuye, nyamara ukamera nk'umusazi, kuko bavuze ko uri umusazi. Iyo bataravuga ko utari umusazi ntabwo bari bwasenga. Iyo bavuze ko uri umusazi warasenze Imana, nicyo kimenyetso cy'abera. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi Yesu atugirire neza. Byari ijambo ry'Imana twasomye. Ariko uvuze akantu ntabwo nguciye mu ijambo. Uravuze ngo iyo bataravuga ko uri umusazi ntabwo ubura akagera ku rugero n'ubundi rukwiriye muri ibi bintu by'Imana. Hari abantu rero bakora uyu murimo w'Imana bagasenga bagatangira kuvuga ko ari abasazi, bagacika intege. Aba bantu wababwira iki? Abo bantu ahubwo nibakomereza buryo bari mu murimo. Impamvu ibyo mbivuze, no wabura bajyaga ava ko ari umusazi. Muri cya gihugu yaratuyemo nta muntu wemeraga ko ari muzima. Bavuga turi n'umusazi yarasaze, kuko yabwiraga abantu ngo imvura igiye kugwa, imvura igiye kugwa y'impandukano, imvura igiye kugwa, nimwihana ibyaha. Abantu bavate ku musaza wahanuye ibintu imyaka 10, imyaka 5, imyaka 30, imyaka 40, imyaka 50, imyaka 60, imyaka 70. Ibyo bintu ntibibe. Imyaka 80, ibyo imyaka 90, imyaka 100, imyaka 110, imyaka 120. Ura n'umusazi. Iyo utaraba umusazi ntabwo ubusenga. Ibyo abantu babyumve kuri isi ya rurema. Nubona ataravuga kuri umusazi mu misengere yawe ntabwo uragera aho ugera. Nkunda kubabona mu rusengero iwacu batangira kwigisha akahita ajya mu mwuka, akahita ajya mu ndimi, akahita nyine nezererwa Imana, ukabona ko byanarangiye pe. Noneho bakajya kubacecekesha. Abantu bagiye nko kubacecekesha, aturiya yarasaze, aturarasaze. Rero keshi ndabibabwira n'ubimbwe twicarana. Ndabubwira turawasaze niwe mwana w'Imana. Wowe kuki birabisaza utabigira? Kuki urakwabigira, nuri akabigira, nuri akabigira, nuri akabigira, wowe kuki utabigira? Nimba ari bisaza. Urakwasaze neza kuriya, mukanya bavuga ko ari umusazi, mukanya gasengera umurwayi agakira. Araba ibintu abantu bitiranye. Uwo musazi uvuga ko ari umusazi mu rusengero, asengera umurwayi agakira. Umusazi yasengera undi. Urakoze cyane, utanze umucyo ku kibazo nari nkubajije kandi niko bimeze. Abantu benshi basenga bakunze kwitwa abasazi cyangwa se inzererezi cyangwa se imburamukoro. Yego. Ariko ijambo nyamukuru kuba duteze amatwi ibi ntibikabaca intege. Mu by'ukuri abantu bakora uyu murimo w'Imana bagaragara nkaho badafite ubwenge,
kuko na Pawulo yarabivuze ngo tugaragara nk'abagiye gupfa, nibyo ngo ariko nyamara turiho turi bazima. Aravuga ngo tugaragara nk'abatagira icyo bafite, ngo ariko nyamara dutungisha benshi, nibyo. Arangije aravuga ngo tugaragara nk'abashukanyi, ariko ngo nyamara turabukuri. Amina. Imana yacu nishimwe. Wowe bahimbye amazina uzira kuba ukorera Imana cyangwa usenga cyane, hariho n'uwo wenda uretse muri ibihe mbere twafataga Bibiliya, iyi Bibiliya umuntu afata mu maboko ugasanga yahindutse igitutsi ku bwa Bibiliya. Nibyo. Ngo nta bindi, ngo ni Bibiliya, ngo mbese ngo burangwa ibyo ngibyo ngo bizabamarira iki? Niko bavuga. Ariko turabwira abantu baduteze amatwi, Bibiliya yifate baguseke, genda ujye mu ishyamba usenge baguseke, genda upfuka musenga Imana baguseke, nugera ku rugero batangira kuvuga ngo warasaze. Icyo nicyo kizaba ikimenyetso cyerekana yuko Imana igiye no kugutabara. Nibyo de boss. Ntabwo Imana ishobora kugutabara batarakaguhimba amazina. Baduhimbye amazina, inzara igiye kutwica, ariko uyu munsi turashimira Imana naho tugeze. Nihabwe icyubahiro kuko iyaba yaragendeye ku byo abantu batuvuzeho, uyu munsi tuba turimbwa tugenda n'imirizo ikururuka inyuma. Nibyo. Ariko uyu munsi ntabwo bazigera babona dufite imirizo ngo turimbwa nk'uko abantu babivuze. Imana ishimwe rero. Wowe komera warucitse intege kubw'amagambo y'abantu, nukuri ibyo ntibiguca intege. Kuba wahura n'intambara zitandukanye muri uyu murimo, ibyo ntibiguca intege. Urugamba ruzashira, nitutagwisari tuzasarura. Mukozi w'Imana komeza, n'ubundi ako karagaciyeho kandi nabyo byari ngombwa. Imana nishimwe rero, kandi Imana nibagirire neza abantu batwumva kuri isi ya rurema. Nukuri hari abantu bakunda ubutumwa tuvuga, abo n'abantu nyine batindanye n'Imana, kuko ibintu byemerwa n'abantu bake cyane. Imana yaramishurira ambwira ngo byemerwa n'abantu bake muri iki gihugu. Abenshi bavuga ko ari imburamukoro n'abantu batagira umumaro, bene ibi benshi ntibanabireba, ahubwo bareba imipira bagafana n'ibindi bidafite umumaro. Kandi ibintu by'Imana nibyo bakagombye kureba cyane bikabagirira n'umumaro. Buriya turi kuri kamera gutya hari ikintu wakumvamo kikakugirira umumaro, kikanagufasha nawe ukakigenderaho, kuko Imana yaradutoranije ikaduha umurimo wayo kugira ngo tubane n'Imana. Imana rero nitugirire neza, Yesu nabakomeze kandi Imana ishimwe. Imana rero ndesere bosa, Imana ishimwe, Imana impubu butumwa. Imiri jambo rya Isaya twasomye igice cya 16:19, mwihagire mwiboneze mukure byabe imbere yanjye, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwange inkota izabarya. Imana yamaye buno butumwa bwanditse, hanyuma imbwira ubu butumwa bugera ku 8, irambwira ngo uzabubwira abantu batuye iki gihugu cy'u Rwanda, batuye iyi si, abantu bumva ikinyarwanda bose, ko Imana imanutse kandi Imana ije guhana. Nagiye kubona ndi mwiyerekwa hari saa 9:10, nibwo ubutumwa Imana yabumpaye. Ubu butumwa muri kureba Imana yabumpaye saa 9:10, irambwira mfata ikaramu nandike. Titire iravuze Imana ije guhana ibihano, ije guhana ibihano bikomeye, niko titire yahivuze. Ubutumwa nahawe tariki 27 z'ukwa 7 2026. Cyambere harimo gucika, harimo igihano Imana igiye gutanga cyo gucika igitsina, cyangwa se ibitsina, igitsina cy'umuntu. Ariko abo n'abanyabyaha. Imana nagiye kubona mbona inyeretse ko hari abantu bagiye kugenda bacika ibitsina, umuntu akaba ari umugabo ugasanga nta gitsina afite, bitewe nuko Imana igiye kubahana by'umwihariko. Irambwira ngo abagabo 98 bari gukora ibyaha ndetse bikagera ku Mana bikayibabaza, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ibi ni ibitsina abantu bagiye kugenda bacika. Umuntu akarwara igitsina cy'umugabo kikabyetukaho ugasanga neza byararangiye, niko yavuganye nanjye. Igihano cya kabiri harimo ibisebe. Nabonaga abantu barwara ibisebe, ariko ibisebe byagikora gutya kikazamo inyo, kikavamo ibintu bimeze nk'amashira. Abo ni abanyabyaha ndi kubwira, bahoze mu nzu y'Imana, waba warabivuyemo utagisenga, ariko ukaba rigeze kumva ukuntu Imana ivuga. Urimo
deshe idazontas, kandi aba ni abantu Imana igiye kubikorera batigeze bamenya ko n'Imana ikora, kuko Imana irambwira ngo abantu muri icyo gihugu cy'u Rwanda ntaho utazi ko Imana ikora, nta n'utazi ko Imana ihana. Nimba utazi ko Imana ihana, uzabaza Ananiya na Safira, uzababaza uko byagenze, uzagenda ubasura ubabaze ngo yewe Ananiya na Safira mwahaniwe iki. Uzasanga barahowe ko babwiye Imana ngo Mana nitugurisha iriya nzu tugagurisha n'iriya sambu tuzatanga ibya 10 bingana gutya. Atangira dedemanga abwira Petero abayikubise hasi. Imana nishimwe, kandi burumva byari n'ibicumuro, ariko bahise bapfa bahezwe umwuka, nta muntu ugeze amukubita Ananiya. Nta uzasome Bibiliya neza, Imana irambwira ngo abantu benshi biringiye ko ngo Imana ngari umugwa neza. Imana irahana kandi irica. Ibyo ujye ubimenya uri kuri isi ya rurema, n'ubu uri no mu kazi. Imana imbwira ibi bintu, yambwiye ukuntu abantu ngo yabagiriye neza muri iyi minsi, abantu Imana ikabaha akazi. None yamuha akazi, imuhaye nko gucururiza umuntu, akajya agenda akoramo amanyanga mugavura, kandi ngo arasenga. Imana ije kuguhana by'umwihariko wa mukobwa we, wa mugore we kuri isi ya rurema, wanze kugira ukuri ngo gupfana ukugendane, ukuri kukubera ukuri. Warasengaga uvuye mu Rwanda wuriye indege, ugeze muri Canada, ugeze mu France, ugeze muri Australia, ubu mukofimye ukagera gubeshya adoshe galasi dabone. Umukire cyangwa se umuntu wakugira ikizere, umuntu waguhaye akazi kandi akoza ari Imana yaguciriye inzira, aguhaye akazi arakwizera, agwa kumucururiza iduka rya $130,000, urangije uragenda ukajya utwaramo nkuko isiha itwara, kuri isiha iza imbebe itwara, niko nawe uri gukora. Imana yambwengije kuguhana, kandi mu bihano igiye kuguteza ibisebe bitonyanga minyo, doba ko lase de contazomen sa. Imana ishimwe. Icya gatatu yambwiye ko Imana igiye kohereza amashyira mu bitsina, niko yavuganye nanjye. Ibi ni ibintu bikomeye, agiye mamagara yarambwiye ngo impaye ibintu bikomeye, irambwira ngo nuvuga ibiryoshye nka bombo nzaguhana by'umwihariko. Ibyo ni ibintu bizwi no mu itorero ryanjye rya Pentecote, ibyo ni ibintu rwose bazi, ntabwo ari ibintu bashakisha, kuko Imana yarambwiye ngo nguhaye ibintu bikomeye, kandi bikomeye uzangwa cyane, nibigudabasinigwa, uzangwa cyane, uzakundwa nanjye jyenyine. Abandi benshi bazakwanga, ariko nanone uzakundwa n'abantu bake bakunda ukuri. Niko Imana yambwiye. Ibyo irabimbwira, ibyo ni ibintu bizwi ku bantu tuziranye cyane muri paruwase. Imana ishimwe. Adago basira konta zote bonekwa, amashyira mu bitsina, igiye kuyohereza amashyira mu bitsina. Abantu bagiye kurwara ibitsina, wariringiye kuri umuganga, uri umuntu ukomeye, ariko kubera guca inyuma umugore wawe mwashakanye, Imana igiye kuguhana icyo gihano, ku buryo nawe bizakuyobera, wajya wireba ukibura. Uri umunyabwenge, warize, ufite amashuri, ufite dogitoro, ufite masters, ufite lisansi, uri umuhanga, uri n'umuganga ukomeye, Imana ikohereje ibi bihano. Niko yavuganye nanjye, dazago. Imana ishimwe. Igihano cya kane irambwira ngo yohereje igihano cyo guhuma amaso, amaso ukajya gushaka rineti, wazibona n'izikiri ikintu zikora, ugashaka ibinini, ugashaka imiti hambaye, uri umuganga, uri umushumba, ufite amafaranga, dekorasi le bonne sens, ariko Imana igiye kuguteza amaso kuko wanze gukorera Imana. Ayo maso yakagombye gukorera Imana, ugasoma Bibiliya, ugasoma ijambo ry'Imana. Nicyo kintu Imana yaguhera ayo maso. Imana irambwira ngo nutihana izayanobora, niko yavuganye nanjye. Igihano cya gatanu harimo kutumva, amatwi agapfa. Abantu hagiye kurwara amaso ku buryo bagiye kujya bapfa amatwi, ntibanumve, mu matwi yabo batazajya bumva, kuko abantu bagiye bumva ibintu bumva n'iby'Imana ariko barabikerensa. Noneho rero uyu nawe yohereje ibihano, kuko ize kota igonemo asante, ije kuguhanisha kutumva, ku buryo abantu bazajya bavuga ntiwumve, kuko wanze kumva no kumvira. Imana ishimwe. Ibyo bintu bimayira bimpaye, ndayibwira ngo kumaye ibintu bikomeye cyane, Uwiteka bizagenda gute? Irambwira ngo genda bivuga uko dasago essence. Ariko igihano cya gatandatu harimo abatinganyi b'abagabo, nabonaga bari gukora ibintu bidakorwa, ntashobora kuvugira kuri kamera abo bagabo. Imana irambwira ngo de seregone bosans ije kubahana rwose, umugabo ku mugabo. Ibyo bintu baba nebosa, Imana irababaye cyane, ije guhana abantu. Adesini mini ko ibone santo de ko ado sens. Kandi babikorera ahantu hiherereye. Bamwe babikorera mu magereza, abandi babikorera ahandi, ariko Imana irambwira ije kubahana cyane.
abandi babikorera ahandi ariko irambwiye ngo irahageze de comptes étaient de bon à santé kire. Imana nishimwe ko ari umwami w'amahoro, Imana ni nziza izatugirira neza. Igihano cya karindwi, abatinganyi ije guhana abatinganyi b'abagore by'umwihariko dago de bosse lego nesisago santé. Abandi babatinganyi bafite ibipupe baguze, hanyuma umuntu akaba ari umugore wa mu rugo, yaba afite umugabo yaba atamufite, ugasanga afite igipupe ariko icyo kintu yaragihishe ku buryo umugabo atamenya uko abigenza. Uwo ni umwuka winjira mu ngo, ari nawo nguri gusenya ingo, niko Imana yambwiye. Adasina wandeba akavuga ngo umugabo bimukorera nabi, arashaka ko none kubyikorera we akumva ko bigeze aho bigera. Imana yambwiye ngo ibyo binije kubihanira abantu cyane. Umugore akavuga ngo umugabo bimukorera nabi kuko umugabo we ngo aza yasinze, cyangwa ngo umugabo waza nuko, ariko Imana yambwiye ngo ije kubuhana by'umwihariko. Yemwe mwabagore mwe ije kutako dasako ije kuheya nkwera mabye. Imana nishimwe. Igihano cya munani, harimo abatinganyi b'ihene, abatinganya bari gutinganya ihene, akajya kuragira ihene, niko Imana yambwiye. Yajya kuragira ihene aziragiye, yagera ahantu mu ishyamba nk'ahandi, yarangiza agasambanya ihene. Ibyo bintu byambwiye do bakota zesa. Imana yambwiye ngo ibyo bintu nze mbivuge kuko ni ibintu bikomeye kandi bibabaje. Nimwe muri gukurura ubu DCNMbo ibyago mu gihugu, mugakurura ibyago ndeze kitaze sesirwa. Irambwira ngo wa muntu utingana n'ihene, irambwiye ngo nutarekeraho ngo ugarukiraho wihana ibyaha byawe. Imana ije kugutekosa eneante ko adisai kandi ije kuguhana by'umwihariko. Irambwira ngo kandi abo batingana n'ihene, batingana n'inkoko, inkoko kava kuyigura, uvuye kuyigura 10,000, wamara kugera mu ishyamba nkaha ukiherera. Irambwira ngo deze ko adesi ize kubaheha nkweha amabyi. Imana nishimwe. Kandi Imana irambwira ngo ije guhana abantu bari gusambanya inka, akajya kuragira inka, ayiragiye ayishoye, yavuze ko agiye kuragira inka ari ahepfo akayisambanya. Dabako alasi dago Sansoni akayurira, Imana cyangwa akayifatira mu kiraro. Imana nyerekaga umuntu ayifatiye mu kiraro akayisambanya. Imana irambwira ngo uje kuguta soke ko uje kuguhana by'umwihariko. Desine entre besine agode wote kontazomene. Imana ishimwe. Irambwira ngo ije guhana abo bantu. Kandi irambwira ngo amena abo bantu ije kuba desine anaye konta, ije kubahana by'umwihariko. Nimwe mutuma insengero zifungwa, muba mu nsengero ugasanga muri abatinganyi, muri abasambanyi, muri abarozi, muri abapfumu, muri abagambanyi, muraterekera, nta rukundo mugira, amoko abarimo. Imana ije kubaha nkwe amabyi, niko yavuganye nanjye. Adasiko abasete sanso adebo. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo kandi ije kutazene ansa, ije kurimbura ibishyitsi byabaye mu nsengero. Umuntu akaba amaze imyaka 30-40 ntavugwa ntakomwa. Uwo muntu ntakomwa ndetse uwo muntu aratinyitse cyane iyo yinjiye, yabaye nk'ikigirwamana. Imana irambwira ngo niki cyabateye gituma umuntu mumugera ku rwego mumutinya, naho mwatinya Imana yabaremye mugatinya ibyaha mukorera mu nzu y'Imana. Kandi Imana irambwira ngo ubutumwa nzabudeze ko, murabona ko nabusinye hasi, narasinye. Imana irambwira ngo mbusinye toshege nambo sisago adesa. Imana ishimwe. Irambwira ngo ndedase, murabona ko nabusinyiye, narasinye hasi. Irambwira ngo ababanije kubahana byose. Iki ni ikimenyetso ko yasinye kandi ije kudegota arabo, kuko mugiye muteza umuvumo mu bana banyu, abana mwabyaye bagiye kuhinduka dosi ene konta. Imana ishimwe ko ari Imana do rasai ije kubahana by'umwihariko. Irambwira ngo nimugarukiyeho nimutumva ngo mwumvire. Imana ije kutaze ne konside mwateje umuraba mu bana banyu, mugiye gutuma agiye kugenda no mu bana banyu isaruremo. Abagore banyu bagira impumyi, ndetse abandi bica amatwi kubera ko mwakoze ibyo byaha by'indengakamere. Abagabo banyu bica amatwi ndetse ne konta kuko banze kumva no kumvira. Niko iyera yavuganye nanjye dase arabo ine konta ze sanse. Imana ishimwe. Imana mu butumwa bumereye ahantu kure cyane, nabaga mu ishyamba ze sisimini animaze imisi 2 iri amakota rasi imibi butumwa. Irambwa ngo n'ubutumwa bukomeye ari kugomba kubuvuga. Ndayibaza ngo Mana ubutumwa ko bukomeye cyane nzabuvugane. Imana ishimwe ko azesire bini konta kandi Imana iraje ije kurimbura, ije gusenya iby'abantu bubatse, yiyubakira ibyayo kubera ko mwabyubatse nabi, mubyubakira mu murimo utadabase, mubyubaka Imana itaravuganye namwe. Kandi hari abantu yavuganye nabo ndetse bahindutse insuzugurwa. Hari abantu Imana iri gutoreza mu mashyamba bari kwivuga neza tarabonesa, igiye guha intebe, igiye kwicaza bamwe bagira abapasteri, abandi bagira abashumba. Ibimbwira gutyo arambwiye ngo abariho bose igiye kubirukana, niko yavuganye nanjye lesense. Ariko desiri bon abazitondera amategeko y'Imana. Kandi imbwira ibi bintu yarambwiye ngo impamvu igiye kwirukana abashumba benshi
nuko abadosi konta abahanuzi bajyana ubutumwa babujyana ngo babaha ibyangombwa bajye kuvuga ubutumwa bwiza abantu kuri bakabwanga ibyo birakomeye ntabwo bikwiye kuvugwa. Irambwira ngo umushumba unyumva muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bari kumva dake alasidabo asante banze kwakira abahanuzi ngo bavuga ibikomeye, ije kubakubita nirangiza no kubakubita ijye no mu bana banyu bakubite. Ndetse yanyeretse n'umuntu umwe umushumba umwe ntavuze izina kandi nzahayobora, irambwira ngo ije kumutwara abana be kubera ko yanje kurekura ubwoko bw'Imana ngo butambuke. Wowe Farawo wanze kurekura ubwoko bw'Imana ngo butambuke, uranga ko abavuga ukuri batambuka ngo bavuga ukuri, ugashaka ibiryoshe nka bombo ngo ari byo bavuga kugira ngo uhembwe mu mafaranga. Uzahembwa iminsi ngahe? Kwije kuguhera nkuhe amabye destiny kwa nasi d'abord enceinte niko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo wowe wa mushumba wa mupasteri wagiye kugira ngo Imana igukoreshe, nurangiza uharura inzira ureka abakoko bw'Imana butambuke buvuga ubutumwa kandi buvuga ukuri. Uratinya umwana w'umuntu kuki waretse abantu b'Imana bakavuga ukuri? Irambwira ngo ije kubahe hamwe abashumba mwanze ko abahanuzi bavuga ukuri mu nsengero, murabirukana nutangiye guhanura muravuga ngo uravuga ibikomeye ngo kukavuga ibikomeye mukamukubita cyangwa mukamuha cyangwa mukamuye. Imana irambwiye ngo ije kubahana by'umwi hariko abapasteri abarimu n'abashumba nibo ndi kubwira. Ndabwira abapasteri abarimu n'abashumba mu matorero atandukanye, mu badive, mu baporo, mu bangirikani, muri Eglise Pentecote, aho hose Imana ije kwatambuka kuko mutareka abantu ngo babwize abantu kuri babadabasine ngo ntago mushaka bo muri nguma, murashaka ko ibisebe babica hejuru. Bakorera iki Imana? Arabasinze arabagamanye baterekera abantu. Wakorera iki Imana kugira ngo abantu babwirwe iryo shengo? Abantu igihumbi babwirwe iryo shengo bombo ari abanyabyaha gusa. Abantu igihumbi, abantu ibihumbi 2 bateranye mu rusengero baje bagira ngo bakire ibisebe, none barabisubiranyeyo. Imana igiye kuguhana by'umwihariko niko yavuganye nanjye. Niyo mpamvu yamawe ubutumwa yamwe ngo mbusinyeho shadako dazope kontasai Imana idebo asini mini kwa kuko Imana ije guhana by'umwihariko. Yesu abagirire neza. Umukozi w'Imana urakoze cyane, kuvuza ibintu bikomeye cyane ra nuko Imana yamamagaye. Ubutumwa bwawe bunteye ubwoba. Ko waje wariye karungu uyu munsi, ubutumwa yabuguhereye ahantu kure rwose, wari waritaruye rwose, uragenda wigira mu ishyamba, niho nibera. Imana irangije rwose gukubita ibintu bikomeye bikomeye bikomeye, nta bisosi birimo. Imana ishobora byose we. Abadukurikira hano ku Makuru y'Ijuru TV, nukuri njya nkunda kubivuga, hakenewe abakozi b'Imana babwiza abantu kuri, kuko muri iki gihe cya none kubwira abantu ngo bave mu byaha usanga ibyo bintu bitagezweho. Aho usanga barimo babwira abantu bati na amahoro nta kibi kiriho, ariko umukozi w'Imana aduhanuriye ibintu bikomeye. Yemwe abasambanyi mwe, ndi kumva ibitsina abantu bari kugenda barata muri iki gihe cya none, Imana ije kubikuraho. Ndi kumva ibyo abantu bishingikirijeho mu butumwa baravuze ngo ije gusenya ibyo abantu bubatse. Yego. Ese mu by'ukuri mwene data uneze amatwi, ibyo wubatse ni ibituma Imana ihabwa icyubahiro? Niba ari ibituma Imana idahabwa icyubahiro, nukuri nawe mu bantu bagushije ishyano urimo, ntabwo ari iterabwoba. Kuko na mbere nkuko umukozi w'Imana bivuze, no ku bwa Nowa, Nowa yabazaga inkuge bamuseka bavuga ngo yarasaze. Nibyo. Ariko igihe kiragera imvura iragwa, barangije baravuga bati wabona ibyo Nowa yavuze ari ukuri. Burya iyo menya umunyarwanda yabivuze neza ngo ntacyo bitwaye irabanza. Nibyo. Iyo menya igaheruka. Aka kantu ngasubiyemo, ntacyo bitwaye irabanza, iyo menya igaheruka. Ariko hari amahirwe nshuti yanjye yo kuba wafata umwanya ukiyuzuza n'Imana. Imana ikakwishimira. Reka nere kuvuga byinshi. Mukozi w'Imana, tanga nimero yawe ya telefone. Numara gutanga nimero yawe ya telefone,
usenga Imana Imana ishimwe. kugira ngo ubu butumwa buzahindure byinshi mu mitima y'abantu. Imana ishimwe. Ni karibu. Nomero yanjye ya telefoni 0783 3760 489 0783 3760 489. ni Claude Habimana ari wege. Imana ishimwe. Yesu abaho umugisha. Turagushimiye nyakubahwa Yesu, turagushimiye wa mugwaneza we, uri Uwiteka, uri Imana idasaza, uri Imana idahindagurika, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye kubera ko waremye isi twicayeho, ushatse wayirimbura mu munota umwe. Niyo mpamvu tuvuze ngo himbazwa, kandi uturema muri ishusho bishaka kuturema nk'ingurube cyangwa inkoko, ariko tugirira icyizere watugiriye gitumye tuvuga ngo himbazwa. Rero debo antosidabo de kontas ayigonde zone kontasa. Imana ishimwe. Turagushimiye kubyara abahungu n'abakobwa, tugirire neza, kandi abazumva ubutumwa bazahindukire, bazabashe kwihana, bagarukiraho nicyo waturemeye ibyiza, ariko dezimine kuwa reka bimenyekane papa atangola zona tobe rabashe ko taibon. Ndagushimiye wa mugwaneza, ngwino ugirira neza abagabo, ugirira neza abasore, ugirira neza abakobwa, ugirira neza abagore, bahindukire bave mu byaha, bagarukiraho, bavuga izina ryawe, bagukorera bagutinya, bahinda umushyitsi. Turagushimiye ko umwami w'abamuzaba debosa. Urakoze nyakubyara mu izina rya Yesu. Amen. Amen.